niko mbagura inzoga yanjye mumaze guhaga none mutangiye kungira gutyo. Ujuhinga ibigori ngewe ninga ibigo bya mutuku biranitse izindi mubizi nkahinga none si ibigori byo bita iburide byo ndarumva bavuga kuri radio urarizi wowe aza ari ku murimo narawutatamuye ndahinga kuva nkanga kugera nk'iyo ngiyo umusozi ngiye kurangiza ukageze muri waje ubanza ukanyuraho mbere yo kuhinga ko nanjye umudugudu ntuyemo fata chance ubure no kuvuga ngo wowe uriye batwashobokana twabana kabisa kubera ko no kuvuga ngo ikintu cyose gisaba guhugurwa. Niyo mpamvu nanjye buri munsi mpora mahugurwa mwajyayo bakamugura naye nkaza nkayo kugura abatura neza umuntu nta kibazo wenda wasanga nanjye ngize komeye kubera mayo yesi komeye kubera zifite cyane amahoro reka muze makuru ugenda numva ngo abana ngo urya abana ngo iki bimeze bite nibyo nibyo kagira ariko kagira ngo iroroshye ugira ngo none se umwana yanyizanira wowe ukamurebera izuba shaka mba mugirire abo bana mugira inama nk'umuntu w'umugabo Rebu yarahagurutse mubwije ukuri rero abana babo ubaparitse umva rero mubwire uyu mwana ntabwo azanyizanira mbona ameze neza ngo mureke ariko se kamangu ubundi abana bakinyanga ibyo nakajya simbire kamubwiza ukuri wa mugabo nakuri n'umusaza nagwe n'umugabo ndebera imyaka ufite ariko ubu igihe kigeze muri umva reka mubwire kabwira wa mugabo we Rebu iramutse igufasha nubwo atreshe te nabo wambere mu maboko ubwo nabumvishije mumaze gusinda mumaze gusinda oya naba nonze kunyuko icyo mbona cyo uzahindurwa na gereza singiye kukubeshya kandi uvuze ngo iki uzahindurwa na gereza niko muri kunyifuriza gereza jewe Gasimba mbaguriye litiro ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu mukatangira kunyifuriza gereza nemo cyane inama twakugira niko mbaguriye inzoga yanjye mumaze guhaga none mutangiye kungira gutyo kugiraga Gasimba ni inama twakugiraga ariko reka mubwize ukuri ejo bika ari umunsi w'umuganda w'igihugu ntabwo uzasuzugana abantu gusuzugana no umuganda w'igihugu ntacyo nzaza kubareba mureka agende reka mpamagare Neri yavuye ku ishuri ubu yaje ku ishuri Neri alo bite bebe umeze neza none se sha jeri kwara kana naguteguriye agakado nagira guze nyine nkaguye nonaha ngaho ngwino sha ngwino Neri ngwino nkwereke akanya gatoya kuri bugere hano ndagutegamo amata n'amandazi ibyo ushaka ndabigeraho si ibintu bye byarangira se reka nase nagaki hokeza
wowe ndagukunda surprise ese ntuyizi ndategereje noneho bona ntabwo dusangira gemba narishe mba nariye rwose nari nanashonje sha uryoherwe kabisa ubyishobora se cyangwa wahaza ndabona umeze neza niyo kado wampamagariye uzi ukuntu mba numva ngukunze sha uzi ukuntu ngukunda ariko sha wihanganisha wakihanganisha sheri umuganda w'igihugu ariko nanjye ndabubaha pe kabisa singiye kukubeshya simba agasimba ntabwo warayemo ihanganisha ihangana mubwiye ko agomba kwibuka umuganda w'uyu munsi wabimubwiye nijoro wabimubwiye nijoro nabimubwiye nta kibazo ahubwo ikibazo kariya kagawushaka naho ubundi wowe giye nta kibazo murebe uransanga hano sha reka nze murebe nta kibazo murebe tutamusiga ejo bakamukubita amande ugasanga niko bimeze avuze ko twabigizemo uruhare ihanganisha ihangane dore ihangane Rasim ihanganisha uri mu biki uri mu biki ego ese ujya n'ibigurisha biberemo umugore umwana utaramara amezi abiri ukaba uri muri ibi koko sha mwambabariye reka tuze tugukanire ibigukwiye ba ibikwiye se ni reka nza mwereke reka tugukanire ibigukwiye tugushakira ubuyobozi buze bukore ubuyobozi bizagira aho buvuga murashaka muvuga imyaka 30 oye cyicara hanze mu bibazo mwambabariye halo